mbabwira ngo Imana iraje, yaraje, ibyo nababwiye byarasohoye, Imana yaraje. Imana rero imaze iminsi mbwira ko iri muri kontorori. Nubwo mubona mu insengero zikinze, mwebwe ubwanyu mukigira mu byanyu, umwanya warabonetse wo gutembera, wo kwigira mu byo mushaka, wo kwinezeza, umwanya mwarawubonye. Funguye Kristo wadupfiriye akaza akagutabara. Ushobora kugera ahantu wumva wihebye ndetse wumva ibyawe birangiye, ariko ntabwo ariho biba birangiriye. Yesu abahari, Imana ishimwe. Ibigeragezo ntabwo ari karande. Ndagira ngo twongere tuganire wa mugabo we. Ibigeragezo ntabwo ari karande, kandi kuba umeze utyo ntabwo ari uko wabyihamagariye, ahubwo kuba umeze utyo ni ukugira ngo Imana izakore, nurangiza uzavuga imirimo yayo. Umuntu niyemera akihana akagenda nk'uko Imana ishaka, Imana izamugirira neza. Nagira ngo nkubwire irindi tangazo. Ibyo bigeragezo urimo kurwana nabyo, Imana izaza irebeye kuri kwa gukiranuka ufite. Ibyo bigeragezo bizakuvaho, izabigukuraho. Ubutabazi bw'Imana buzaturuka kubw'uko wakiranutse. Ubutabazi bw'Imana ntabwo buzaturuka kubw'uko wiyandaritse, wiyandagaje. Ubutabazi bw'Imana buzaturuka yuko wagendanye nayo kandi ukiranuka muri byose. Abantu nibihane, imitima yabo ibohoke, aho ngaho uzabana n'Imana neza. Imana iduhane umugisha. Haleluya! Numva mfashijwe muri uno mugoroba. Imana yampaye ibintu byiza nzanira abanyarwanda, nzanira abatuye isi. Nuko umuntu wese yihana akava mu bibi, nuko umuntu wese akiranuka ku gato no ku kanini, nuko umuntu wese asigara yizeye yuko Kristo ari we Mana, ari we rurema, ari ushoboye. Imana y'amahoro ishize. Zarafunzwe, babonye umwanya wo kwinezeza. Insengero zifunzwe, babona umwanya wo gusinda. Insengero zarafunzwe, babona umwanya wo kwisambanira. Insengero zarafunzwe, babona umwanya wo kwinezeza. Amafaranga nyine yabaye amafaranga, barumva yuko ubutunzi baburundarunda, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ubwo butunzi murunda nubwo igihe gitoya, aro zose hatabuzemo nimwe. Nyamara iki gihe ntabwo ariko Haleluya! Imana ishimwe. Iki gihe ntabwo ariko biri, ahubwo umuntu wese yibere mu bimunezeza ku giti cyarimo kurwaniriza, kwirundanyiriza ubutunzi, ariko ibyo ngibyo urimo kurundanya ntaho bizakugeza. Turabashuje cyane abakunzi bacu, Imana ibaha umugisha, turabishimiye cyane. Muri uyu mwanya tugiye kumva ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha, turabishimiye bwe mwese mudukurikira, aho mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali turabashuhuje. Imana ibaha umugisha cyane. Mwebwe mwese namwe muri diaspora turabashuhuje. Imana ibarinde kandi bakomeze. Turizera ko Imana ibarinze kandi Imana ibakomeje. Turi kumwe rero n'umukozi w'Imana, turamwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Ndirimbo ivuga ngo ay'igitare cy'Imana, reka nguhungireho. Reka dufatikanye rero tuyiririmbe mu izina rya Yesu. Ay'igitare cy'Imana, reka nguhungireho, kubw'imbabazi zawe kera waramenewe, none ubu nkwihishemo umujinya w'Imana, none ubu nkwihishemo umujinya w'Imana. Amazina amaraso byo mu rubavu rwawe binkiza uburyo bwombi, urubanza rw'ibyaha n'imbaraga mbi zabyo bye kuzansinda ukundi, n'imbaraga mbi zabyo bye kuzansinda ukundi. Ibyo twakora byose n'umwete wacu wose, n'agahinda gasaze, n'amarira adashira, byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha, byose ntibyashobora
kudukuraho ibyaha, ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kuncungura, simfite icyo naguha, nizeye umusaraba uwo wamfiriyeho, niwo njya niringira, uwo wamfiriyeho niwo njya niringira. Dore nambaye ubusa, ndakwinginze unyambike, sinabasha kwikiza, ndagushakaho ubuntu, unyuhagire ibyaha, mutabazi ne gupfa, unyuhagire ibyaha, mutabazi ne, unyuhagire ibyaha, mutabazi ne gupfa. Imana yacu ishimwe, Imana y'amahoro nihabwe icyubahiro. Umuririmbyi yararimbye ngo dufite Imana y'inyembaraga, uwayikomejeho imuhora hafi, naho yagera mu ntambara ntabwo ijya imureka, ahubwo iramutabara. Ushobora kugera mu makuba ntihagire umuvandimwe ugutabara, ushobora kugera mu bibazo ntagire umubyeyi ugutabara, ariko Kristo, haleluya, Kristo twamenye, Kristo waducunguye, Kristo wadupfiriye akaza akagutabara. Ushobora kugera ahantu wumva wihebye ndetse wumva ibyawe birangiye, ariko ntabwo ariho biba birangiriye. Yesu abahari, Imana ishimwe. Ibigeragezo ntabwo ari karande, ndagira ngo twongere tuganire wa mugabo we. Ibigeragezo ntabwo ari karande, kandi kuba umeze utyo ntabwo ari uko wabyihamagariye, ahubwo kuba umeze utyo ni ukugira ngo Imana izakore, nurangiza uzavuga imirimo yayo, uvuge ubutabazi bw'Imana aho wabubonye. Wa mubyeyi we, nubwo ubona nta myambaro ufite, ukabona inzara ikuriho cyane, si uko Imana ikwanga, si nuko yakuretse, ahubwo ni ukugira ngo Imana umunsi yagutabaye uzavuga ineza y'Imana. Haleluya, uzavuga ineza y'Imana. Hari umunsi umwe inzara yigeze kunyica, nabyaye, inzara iranzengereza, nuko mbura uko mbigenza. Ndibuka umuntu umwe ampaye umwumbati wo guhekenya, nari mfite umwana w'incuke muto cyane, nuko mfata kuri wa mwumbati ndahekenya, uko nari numvaga mu nda handya, kandi nari maze iminsi 2 mbyaye. Mfata wa mwumbati ndawuhekenya, utwambere ndatumira. Nibuka ko umwana w'incuke anyicaye iruhande, nawe nkajya mpekenya mucira mu kanwa kugira ngo wa mwana nawe abashe kugira ubuzima. Ariko ndashima Imana yuko iki gihe natwe turimo turashima Imana, tutagihekenya imyumbati cyangwa se ngo duhekenyera abana. Hari ukuntu Imana igenda ibihindura. Nubwo ubona hari amarira urimo, uvuga ngo inzara iranyishe, ngo ndi mu bukode, ibyo byose birarangira. Nako wa Mukamana rero ibyo byararangiye, ntabwo nkijya gusenya inkwi ngo shyire umuntu ame ku byo agiye guteka nzimusigire, nanjye Imana yaraje. Uriya rero Imana nikubwira ngo nzaza, uzayitegereza izaza. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ndabyibuka umunsi umwe nagiye gusaba umuntu umushogoro ngo ntekere abana, inzara yari yabishe, umuntu umushogoro arawunyima. Hari ahantu nahingukiye mu rutoki rw'umuntu, nsoroma inyabutongo, za nyabutongo naragiye ndazigaragura mu mukungo nari mfite, nuko zihembura abana. Hari igihe kijya kigera rero nawe ukabura igisubizo cy'ibyo urimo kubona, ariko igisubizo kirahari. Buriya nagiye mubwire ngo ushobora kuba waravukiye mu rugo rwiza, ariko wajya gushaka ugashaka mu rugo rw'umukene, umugabo ari umukene nawe ntako afite yifite, ariko wakwifuza kuvuga ngo wajya iwanyu kuzanayo ibyo kurya ntibishoboke, kuko Imana yakwanitse n'iyikwanura. Nta mpamvu nimwe yo kugira ngo urebe ku byo wasize iwanyu, ahubwo weho reba ku byo wasanze. Nimba ari ubukene bwawe ubwimenyere, ubwira Imana ngo ndashaka nanjye kuzantabara. Icyo gihe uzabona ubuhamya, uzabona icyo ubwira abandi yuko wihanganiye ibyo ngibyo. Nanjye ubu mfite icyo kuvuga, nihanganiye iyo mibabaro. Nari ntuye iruhande rwa mama, nari kumubwira ngo inzara iranyishe, nari gutakira umugabo ngo inzara iranyishe, ariko kuko ariyo yanyanitse niza yaje iranyanura.
aho nambaraga ya myenda itose nigeze kubabwira ko najyaga nambara imyenda itose. Murabona ko nanjye nsigaye nambara igitenge cyiza, nanjye nsigaye mfite Bibiliya nziza. Numvaga yuko nanjye ntatunga Bibiliya, nta jambo nari mfite muri make, ariko Imana ajyaga imbwira ngo nzakugaburira, nzakwambika. Ibyo byose rero Imana yarabikoze. Ushobora kwicara ukiheba ukavuga ngo amasezerano Imana itanga ngo ntabwo igiye asohoza. Ndagira ngo mbwire ngo rindira, amasezerano Imana itanga irayasohoza, kuko iyo imaze kuyaguha irayarinda. Naho hazi bimeze bite, mwibuke umugabo umwe yigeze guhura n'ibibazo. Yamaje guhura n'ibibazo atakira Imana ati Imana, nzi ko wampaye amasezerano, none amasezerano yanjye ari hehe? Imana irebye ibona amasezerano yarayohereje, nyamara amasezerano yari yarafashwe n'Abamedi n'Abaperesi. Ariko mwibuke yuko Imana yohereje marayika Mikayeli aza arwana intambara y'inkundura. Amasezerano ya wa mugabo Imana irayarekura. Imana ishimwe. Mbabundikira nk'inkoko, nkaborosa umwenda nabaga nambaye mbabundikiriye. Imvura yarahitaga, hahandi amazi yagiye atembera, nuko nkongera nkahahanagura n'isuka kubera ko habaga habaye ibyondo, nkongera nkasasa ibindi byatsi kugira ngo abana mbone aho mbashyira. Icyo gihe rero Imana yarandinze. Muri icyo gihe ntago navugije induru, narihanganye nkajya mvuga ngo buriya bajya bavuga ngo Imana irahari nanjye izaza. Ubundi ntago nari nzi ko Imana ko kwiza. Najyaga numva naniwe mu mutima, nkumva nabuze uko mbigenza. Ubwo najyaga ndeba mu isekuru ahantu najyaga nshyira uducenga tw'imyumbati ngo nkoremo agakoma ngo mpembure umwana. Rimwe nasangaga nta n'uturimo. Nababwiye uburyo najyaga nteka igikoma cy'imizi, nkajya mpekenya mira utuzi, cyangwa nkajya mberurira umwana kugira ngo abashe gusoma twatuzi twabyo kugira ngo abashe kubaho. Mu bana 8 nabyaye rero, abo bana bamaze gukura barakuze. Ubwo nanjye ndimo kubareba nkabona n'abasore n'inkumi, twabeho muri ubwo buzima bubi, ariko Imana yaraturengeye. Imana igitabara rero. Yambwira ko yamasezerano Imana yampaye yabikoze. Ubwo rero ubuhamya bwo ntago mbutindamo, ahubwo twatangiye turirimba indirimbo ngo aho igitare cy'Imana reka ngo ubungireho. Impamvu rero narimbye iyo ndirimbo naje ari indimo, ndetse nza ubutumwa bw'Imana bundimo. Ndagira ngo mbabwire yuko iki ngiki ari igihe cyo gusenga, ntabwo ari igihe cyo kudamarara. Abantu benshi bibereye mu butunzi, abantu benshi insengero zarafunzwe, babonye umwanya wo kwidamararira. Insengero zarafunzwe, babonye umwanya wo kwinezeza. Insengero zifunzwe, babona umwanya wo gusinda. Insengero zarafunzwe, babona umwanya wo kwisambanira. Insengero zarafunzwe, babona umwanya wo kwinezeza. Amafaranga nyine yabaye amafaranga, barumva yuko ubutunzi baburundarunda, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ubwo butunzi murunda n'ubw'igihe gitoya. Ndagira ngo mbabwire ngo uko mwagiye mubona ibihe byatambutse, Imana ajyaga itubwira ngo nyamara ndaje. Meruka tuganira mbabwira ngo Imana iraje, yaraje. Ibyo nababwiye byarasohoye, Imana yaraje. Imana rero imaze iminsi imbwira ko iri muri kontorori. Nubwo mubona mu insengero zikinze, mwebwe ubwanyu mukigira mu byanyu. Umwanya warabonetse wo gutembera, wo kwigira mu byo mushaka, wo kwinezeza. Umwanya mwarawubonye, ariko nagira ngo mbabwire ngo ahubwo mwakabaye maso mugasenga. Ijambo ryari rimaze iminsi rimbwira ngo nuko ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe, ndetse muhagarare no ku munsi mubi. Mwambare intwaro zose hatabuzemo n'imwe. Nyamara iki gihe ntabwo ariko biri. Haleluya! Imana ishimwe. Iki gihe ntabwo ariko biri, ahubwo umuntu wese yibereye mu bimunezeza, ku giti cye arimo kurwaniriza, kwirundanyiriza ubutunzi. Ariko ibyo ngibyo urimo kurundanya ntaho bizakugeza, nta nubwo bizagukiza. Akaga nikaza ntabwo bizagukiza. Bya bindi urwana nabyo uvuga ngo wahuye n'ibigeragezo, noneho bizaza byisukiranye, nta muntu uzakurengera. Ayo mafaranga ntabwo azakurengera. Duherutse kujya gushyingura umuntu yari afite ubutunzi, afite amafaranga, ariko nukuri amafaranga yarasize, abe yasize barimo kuyarya. Bari barimo kumuvuga ibigwi,
kuntu rwose yari umuntu mwiza, kuntu yari afite amafaranga, yafashaga abakene, ariko ntabwo barasa yuko yari afite agakiza. Ndagira ngo ubwire rero ngo iki gihe ni icyo gusenga, iki gihe ni icyo kwihana ukamaramaza, iki gihe ni icyo kuba maso, iki gihe ni icyo kuba umukristo nyamukristo, ugahagarara ushikamye. Niryo tangazo nazanye, ni uguhagarara ushikamye, were rwose ku gato no ku kanini. Kandi reka mbabwire, uwera nagumye yezwe, ukiranirwa ntakiranirwe. Ariko rero ndagira ngo mbamenere ibanga, Yesu nubwo bimeze gutyo muvuga ngo insengero zirakinze, umuntu wese yinire, yisuzume, kuko ni wisuzuma ukiyinira ugasanga hari icyo urimo kugonganaho n'Imana, ukamanika amaboko, Imana irakubabarira. Niwanga kandi inkota yayo izakurya, niko ijambo ry'Imana rivuga. Umuntu niyemera akihana akagenda nk'uko Imana ishaka, Imana izamugirira neza. Nagira ngo nkubwire irindi tangazo, ibyo bigeragezo urimo kurwana nabyo, Imana izaza irebeye kuri kwa gukiranuka ufite. Ibyo bigeragezo bizakuvaho, izabigukuraho. Ubutabazi bw'Imana buzaturuka kubw'uko wakiranutse, ubutabazi bw'Imana ntabwo buzaturuka kubw'uko wiyandaritse, wiyandagaje. Ubutabazi bw'Imana buzaturuka yuko wagendanye nayo kandi ukiranuka muri byose. Nagira ngo mbwire abantu bavuga ubutumwa bishakira indamu, izo ndamu zanyu nizo muzatahira. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo ndamu ukeneye muri ino si niyo uzatahira, ahubwo ijambo nyakuri cyangwa kwihana nyakuri, ibyo ngibyo aba ari byo uvuga udashaka indamu. Wumve yuko udacuruza Imana yaguhaye, nuyicuruza izavamo ikinyoma. Ariko nuyicuruza by'ukuri uvuga ngo abantu nibihane, imitima yabo ibohoke, aho ngaho uzabana n'Imana neza. Imana iduhane umugisha. Haleluya! Numva mfashijwe muri uno mugoroba. Imana yampaye ibintu byiza nzanira abanyarwanda, nzanira abatuye isi. Nuko umuntu wese yihana akava mu bibi, nuko umuntu wese akiranuka ku gato no ku kanini, nuko umuntu wese asigara yizeye yuko Kristo ari we Mana, ari we rurema, ari ushoboye. Imana y'amahoro ishimwe yamaze kumbwira yuko ngo yamennye amaraso ku bwacu. Arongera arambwira ngo birashoboka ko umubyeyi yakwibagirwa umwana yabyaye cyangwa yonsa, ariko ntabwo azakwibagirwa. Aho uzajya hose azaba kureberera mu biganza bye, kuko yaguciye imanzi. Imana y'amahoro nishimwe. Yesu nashimwe cyane. Ndumva nejejwe n'Imana mu mutima yuko Imana iri kumwe natwe. Reka dusome ijambo ry'Imana, ari ryo nshaka gusohorezaho. Ubutumwa bwo nabutanze, ndetse Imana y'amahoro ihumugisha abantu banteze amatwi. Uriya Mukamana Vestina nagiye mpura n'ibigeragezo byinshi, nagiye mpura n'amakuba menshi, ariko Uwiteka yagiye abana nanjye, yagiye andinda, nagiye nirinda icyaha n'igisa nacyo. Ubwo twaherukanaga mbaho ubuhamya, narabibabwiye rwose. Muri ubwo buhamya nabahaye nitwaye neza, ntabwo nakuruwe n'iby'iyi si, kandi ubuzima naciyemo bwanyemereraga kuba nakwitwara uko niboneye. Ariko kubera Kristo yangiriye neza, Kristo araza ama umutima utuje, Kristo ama kwihangana, Kristo ama gutegereza, akajya ambwira ngo mwana wanjye nzakugirira neza. Iyo neza yambwiye rero narayibonye. Ineza yambwiye yavuyemo kunyambika, ineza nabonye yavuyemo kungaburira, ineza nabonye yampaye kugira umubiri uko ntari nkufite. Muri iyo neza y'Imana nanjye narayibonye. Mu kindi neza y'Imana nabonyemo, numva umwuka wera avugira muri njyewe, numva akorana nanjye. N'ubu naje yagumye kuvugana nanjye yuko ngomba kuza imbere yanyu tukongera tukaganira ku by'iyi minsi. Kandi mu minsi mike ntago ntinze ndongera ngaruke tuganire, kuko Imana yacu ishaka ko tuganira ku by'uru rugendo. Imana y'amahoro nishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi igice cya mbere. Zaburi igice cya mbere n'umurongo wa mbere.
Imana y'amahoro ishimwe yuko Imana iri kumwe natwe, kandi ni ukuri tugerageze kwiyambura byose, kuko Imana ishaka ko muri iyi kontorori irimo natwe twaba abera rwose, ikadusanga turi bazima. Dusomere ijambo Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere, haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Amena. Imana ishimwe. Ngibyo iby'Imana yampaye, yambwiye ngo mbabwire ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'abasambanyi, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'abasinzi, dore ko muri ino minsi abantu baboneyeho kunywa rwose. Hari ibintu byadutse ngo bita ibihuru, inzoga ngo bita ibihuru, hari byadutse ngo bita ngo ni hari ibyoga bibi cyane umuntu anywa, maze agatangira akagenda bara amacupa yanyweye, yaba ari 5 yaba ari 10. Ariko Imana y'amahoro irinda abarokore. Imurokore nyamurokore ni muhagarareho. Ariko ndagira ngo mbaburire namwe mubirimo mwabigiyemo mwari abarokore, Imana ubwirimo kugenda ikora kontorori, uragendana n'ibishingwe. Ariko nuba mu mwanya umwe ukagaruka ukahita umanika amaboko, Imana irakugaruka ivuge ikubabarire. Imana y'amahoro nishimwe. Ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Nyamara nawe wageze muri abo bakobanyi, uragera muri abo basinze nawe ukasinda nkabo, ariko Imana y'amahoro irakubwira ngo garukira aho ngaho. Kandi ikindi wirinde, ikindi ndagira ngo ubwira ngo ugire umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abantu bose amahoro, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Imana iduhana umugisha. Ryari itangazo mbahaye, kandi nsoreje ahangaha. Nta bintu byinshi tuvugana, nuko Imana ishaka kukiranuka ku gato no ku kanini. Kandi nkongera nkavuga ngo uhagaze niyirinda atagwa. Kandi ndongere mbabwire ngo musabe umwuka wera niwe uzabafasha muri ibyo byose, mu ntambara mu Rwanda, uko mugenda, uko muryama, umwuka wera azabafasha. Uwo ngo ndawubifurije mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro nibane natwe twese, kandi niduhana umugisha. Abifuza ko tuzajya tubana, bakifuza ko nabasengera, cyangwa se bakifuza kumpa ibyifuzo, cyangwa hari n'ukuntu umuntu aba yifuza kunsaba inama, namugira mu myitwarire, mu migendere, muri iyi nzira uko ananiwe. Inomero yanjye nayifate niyi, ni 078 12 45 680. Iya Tigo ni 07 2 72 98 2 7. Imana y'amahoro nibane natwe twese. Amen. Kadusenga Imana. Mwami w'amahoro, Imana ikomeye, Imana ifite imbaraga, nyir'ubutware n'ubushobozi, uyu ni wa mugoroba twagushimiraga kuduhaye kugira ngo tuvuge ibyawe. Wabitubwiye turabivuze. Ngaho komeza amaboko y'abateneburitse, kandi Mwami amava asukuma, ayo ni wongeremo imbaraga. Komeza abasore, komeza abakobwa. Hari abihebye bavuga yuko amasezerano atinze, ariko Mwami wongere ubakomeze. Nzi neza ko nta jambo uvuga ngo rihere, nzi neza yuko ibyo wavuze uzabisohoza. Ndagira ngo nkwinginge Mwami, tanga imbaraga ku bananiwe, agirira neza abantu bawe bagutakira ku manywa na nijoro. Urakoze. Ngaho bana n'abantu bawe, kandi neza ikomeze kubomaho mu izina rya Yesu Kristo wabambwe. Amen.